igikombe reka ndebe uburyo nyitwara nkungu APR baravuga ko rwose baravuga bati niyo Sekafa mu Rwanda muri kontara y'umutoza birimo reka tuyitware gutwara Sekafa birimo barayimubwiye rwose ntabwo bishya mutangazaje babaye categorique baravuga ati Sekafa biri mu Rwanda muri Tanzania niyo yitwaye ariko ibere Kigali ari APR yeruka 2010 mwe yaba Vita Nyirenda batsinda Chiukwepo Musoya Mico Mirutina toza St George APR yari nziza cyane iri yagiye yaba Kapeti Didier yaba uyu mukongomani wakina kuri kabiri barimo ba uyu Kasongo Kabiona uramubona urumva kaza Bebeto Luamba nicyo gihe bari bamujyanye kuri kabiri yaraje ari umwataka atsinze ibitego muri Kongo ikipe y'igihugu yacitwaye cyane 2009 ariko araza batamubwira ati jagenda ayitera neza kapiteni Mafisango tabuwe bite nyakwigendera ete Mafisango urumva ikanyuma hari yajya muri Tanzania akaza Mediane yarigizwe na Migi Mugiraneza Jean Baptiste hakaza umuntu witwa Kabange Twite nyawe na Haruna Niyonzima urumva iyo Mediane yabo yari aho ngaho hakaza winga yari ifite witwa Didier Logbo Seliri urumva umunyakodi d'Ivoire akaza abanyamara akaza rero abanyamara batakagiza Vita Nyirenda na Chiukwepo Musoya iyo niyo APR iri yose yatsinze Mazembe yaro bararwana muri ryo tsinda APR irangira nyine itsinze St George ku mukino wa nyuma ibitego biri kubusa muri prolongation rwose Mico Mirutina arabirya Chiukwepo Musoya yabateye bibiri muri prolongation urarega na Sekafa ya 2021 muri Covid Chiukwepo yarayikina akina muri bullet ari muri big bullet imwe express yatwaye yarari mu rwanda ako ntiyaryanaga nkuko yarameze muri myaka ari maze kugenda ngo n'umutoza tujye tuganira 2004 nabwo APR nibwo Sekafa Kagame Cup none yari i Kigali yasize imyaka 2 president yisponsoriza irangije izi Kigali 2004 harimo aya makipe mu Rwanda Kiyovu na APR ariya mukura ntabwo yari irimo mukura atsinze ya bibiri ya Babro Murunda Nonda Jean Pierre na Ntare Fred na ba Shimwe Claude yari mukura rwose ikina bro yakina umupira cyo gihe twari dufite mukura nakantu kai mukura umunsi bitakina ari insanganyamatsiko yo kwamamaza PSI icyo gihe Eric Shimana bati ndi Eric Shimana ndabakangurira gukoresha agakingirizo urumva hari mata yitwa Kauberi niyo mpamvu Kauberi yise Kauberi icyo gihe Kauberi yarafanaga muri bibiri Kauberi n'umusaza buri bro Kauberi tuzamya n'umwana Kauberi rutabura n'abana buri Kauberi babaza rutabura hari witwa Wozimi yari umufana Kamucaca yari umufana wa Rayon Sport abo bose badashobora gukoraho yazaga Kamucaca agenda bamwita Uzimire wendi bawuzimi cye gihazi Uzimi yari umufana w'umuhuriga muri stade baraba abitwa bano ba Bumusabe bajya bavuga ntago bakoragaho Uzimi yari umustar rero cyo gihe Rayon Sport nagwa yakinye Sekafa 2 na 2 na 4 ntiyayikinye hari Kiyovu ya Kawembe ni witwa Diouf bakinuma Saidi urumva Papika Wembe Papika Kaseka ari cyo gihe muri cyo Kalisa Kase yari Kiyovu igucenga cenze Simba yaba Budarama Cupa ya Primus Kasongo narayumvaga ndumwana gaseka wabone twa Primus na Macupa bakira mu ikipe imwe ari ndi mutamu Macupa na Primus Kasongo ari ndi mutamu witwaga Wanchope numvaga bisekeje ya uyu waje gukira Pawasa iyo Kiyovu yacenza abantu Kigali twese turabati Kiyovu iri cumu akari komeye Kiyovu yari komeye pe umva yari fite fundi juste muri defense yari umukinyi mugufi ariko ufite detente utabaho yabize nka Bedi bigira imana kuri ayo Bedi nagasimbuka fundi juste buri aba Bedi nago nabakawemera Papi Makara bamusha gusimbuka ariko fundi juste rasimbukaga bafite umuntu witwa yuwakiye muri APR nde uyu wo mwataka oya mu defense umudefenseri we Kazeru Karu kireke cy'igisore bwana Ndori yari umubenchi ese Muhayimana Theoneste yari muri Kiyovu ryari yari garutse mu nawe ariko umubenchi naba Theoneste iyo Kiyovu bro yakinuma Saidi urumva ya Kijigo uramwibuka se batware kamanzi yakuwemo nande se Kiyovu yavanwemo na Ulinzi
urinzi y'abasirikare bo muri Kenya iza gukina finale na APR ku munota 13 Karekezi Olivier yakinazemo ku munota 40 na kangahe witwa Gatete Jimmy bakubise 2 ni APR yari komeye nimwe yatsinze Zamalek 4 yabitsinze Zamalek 4 APR yararyanaga pe yacenze urinzi kuri stade Amahoro urinzi buri mupira mutangaza ubwo bushyuhe bwa Sekafa rero nibwo Boni Mugabe umunyamabanga wa federation yavuze ngo muri iyi myaka 3 bagiye kwakira Sekafa barashaka kugarura ubushyuhe. Nicyo nashaka kubaza mutangazaji ubwo bushyuhe bwa Sekafa urimo kutubwira kandi ko byari bishyushye twari turi abana twumva kuri Radio Rwanda nibwo buhari ubu ngubu niba budahari byatewe n'iki ari ubukonje Sekafa bundi yateguraga kujya muri Champions League Champions League kera yabaga mu kwezi kwa kabiri kwa mbere gutyo Sekafa nayo yabaga mu kwezi kwa mbere ntabwo yabaga iki Sekafa rero icyo gihe yateguraga amakipe akazana abakinnyi b'intwaro ari mu gutegura gukina Champions League nk'icyo gihe Sekafa yabaye APR imaze gutsinda Zamalek yabaga ifite iyo competition ngo ndategura ibintu bikomeye n'ubu rero mbona ko Champions League zitarangira Sekafa ubwo buryo Boni yavuze nuko wenda izagirangirira amakipe arangiriye ibihugu birangira ku gihe noneho akazana abakinnyi babo bari intwaro nshyashya bavuze ko bagiye ku cyambere barongera ibihembo barabitekereza icya kabiri basabye kafu ko Sekafa ijya kuri kalendriye ya kafu uburyo amakipe yose urumva iyi Sekafa yabaye nk'itunguranye kuko n'u Rwanda rujya kuyakira bisa nkaho byaje bitunguranye ariko ngo Sekafa ikurikiyeho bazongera umubare w'ama ekipe banatangire kuganiriza ama ekipe akomeye yo muri aka karere kwitabira Sekafa hakiri kare kuko bizaba biri kuri kalendari ya kafu byishwe n'ikiko ya kalendari ya kafu urabona nka champion Tanzania irangije ubundi nk'ubu nka APR yabona mu mazone Ethiopia aho barangije mu cyumweru gishize niyo mpamvu banze kuza ara amakipe arangira nka Sudani yeremereka impamvu yanze kuza yarangije champion itinze iravuga ko izagira i Kigali mu myitozo ku 13 ntabwo yatangira kuri 25 ariko Sekafa nirangira ku amashampiyona arangira kugi agakubitamo nk'ukwezi kose ikipe zimaze kuruhuka zikaza za ntwaro nyine nkuko kera baguraga kera waravugaga ati APR yamanuye intwari nizi nizo zabona muri Sekafa kuko APR 2005 yamanuye Titus Mulama itanwa Babubola imanura Wawero Jafet imanura Anthony Mayimba imanura bandi iyo nayo sport nayo yari ifite abakinyi hatari cyo gihe bakina demi finale Rayon Sport itsinda kuri penalty APR itsindwa kuri finale kuri Sekafa finale itsindwa na ikipe muri Uganda Villa ngo ni 2-3 ariko 2-5 imwe ya 2-5 yatayinuza ya Mwarara Rayon Sport itiboro kuri inuvango yamanoga intwaro zose yaguze kuko icyo gihe APR yamaze gukina match amikari Kigali itsinze Rayon Sport igitego kimwe kubusa kuri finale yo kwakira iriya nzu ya Ferwafa ejo twaturimo base Brater yaje yambaye umukenyero ibyo rero nuvango Sekafa yabagaho ari uko ikipe yiteguye 2007 APR yitwara yari ifite intwaro zikomeye cyane 2006 icyenda kimwe cya kabiri yari ifite Mafisango mushyashya yari ifite uwitwa yari ifite umwataka Babasi Rasu bari bahari bucyo gihe ariko ifite Rafiki Bob ifite Kabandalora mukandira Pierre Kitenge iyo APR yakubita amakipe igeze muri kimwe cya kabiri umutoza wayitozaga yari arwaye umunya Cameroon yumva aravuga ati ndashaka gutoza kimwe cya kabiri Jean-Marie bamushyira ku ruhande ahita kubitwa uwo mutoza ahita atsindwa n'ikipe muri Kenya yitwa Morogoro atsinzwe President Alexis Afande Alexis atambwa ati chini mwanya wa gatatu ngiye ushiraho Jean-Marie APR yaje kubita Bwana Afande Alexis no shizo Jean-Marie yahise amubwira ati n'utoza mwanya wa gatatu yungu yambeshye yaje kwifotoza akubitwa nabi cyane mwanya wa gatatu Jean-Marie tsinze ikipe bitego bindi umutoza uvuga bamwita Paul Akone Jean Paul Akone katwamaze gato cyane noho dukomeze ariko rero amakipe akomeye tuzi nka Simba wavuga wagarukagaho harimo Al Hilal iyo tuzi natwe abanyarwanda kuko tumaranye nayo mwaka harimo amakipe nyine ataragafuka imvugo rimwe nka Vipers muri Uganda ndetse na Gor Mahia itsinda ryonyine APR yatomboye rijira komeye ibyo nashaka kukubaza APR urayibona hehe muri Sekafa itsinda yatomboye ririmo amakipe akomeye Gor Mahia irimo iragaruka mu buzima bwayo ubweruka gutsigura na APR yanayisezereye Vipers ni ikipe ikomeye ntaga wenda ku mazina y'abakinyi gura n'iki ntago wenda bari ku rwego rwa APR ariko nanone ku izina rya Vipers n'ubwo imenyereye iramenyeranye ni ikipe nziza yazanye n'umutoza mushyashya mu Faransa
witiranwa nanjye akazi ikipe rero ya Goma ya nayo iri mu bikugaruka mu bihe byayo gusa yahura n'ikipe nyine iri mu rugo nka APR nyine APR muri Sekafa nubwo ya 2009 yayisebeje ariko yari yavuye mu itsinda itsinda na Manyema nta APR muri Sekafa iri mu rugo igijenjeka ndeni akazi Jodeni bahashize mu mutoza muri close yuko Fandesides turi kumwe nawe yarakubwiye ati igikombe cya Sekafa kibera Kigali cyituriwe umukuru w'igihugu turagikeneye tumaze igihe tukibona none kishe Kigali ntabwo tugomba guseba mu nshuro cyabereye Kigali APR kivushemo kabiri 2002 ndetse na 2019 iki kige rero ni na 2014 yaragiye cyane Emerek batsinda ivango nuvango ubungu ni inzara y'igikombe nuko hita Stade Domicile bavuga ngo yitwarira mu rugo ko Rayon Sport ivuga ko yagitwaye hanze ariko ni inzira bavuga ya legacy ya APR Football Club imbere y'umukuru w'igihugu imbere y'icyo gikombe ejo bundi wabonye ko bari yasigaye Kigali nayo kugira ngo inahabwe budget yindi yo kongera kwitegura nakakanya kukushimisha abakunzi bayo ndetse n'abayobozi kongera gutwara igikombe rero sinumva APR ya Watala sinumva APR ya Togi iza kuvuga ngo yahushije igikombe mu rugo butatu bwayo witwanye Renda twavuga na Baba Siraso batwaye na 10 tuvuga 7 ya Mfutira ya Bakabanda Lola nabandi na bakayizi na ba Abasi na Babuaria nundi ngo araza kubwira abakunzi ba AP n'abakinnyi bamuhaye ba Amani bafite ibitego 17 Amani muri Cote d'Ivoire Watara ufite 18 muri Rwanda Premier League Togo ufite 9 iyo attacking irabura Sekafa kubwira APR ngo ntabwo twaye Sekafa idafite consequence y'abanyamahanga ngo mubare n'ibijyanye ya champion y'u Rwanda oya ahangaha bose ufite rundamo ariko dutware Sekafa APR yushije umwaka yabari esheke kuri yo shano no kwirukana umutoza numva ibe yego nuvango rero abakinyi bagomba kubategura mu mutwe babwira ati Kagame Cup yaberaga Tanzania twageraga kimwe cya kabiri twageraga finale ubu turi mu rugo imbere mukunzi nukuyiterura tukayishira umukuru w'igihugu akatwakira mu rugwiro tumushiriye igikombe sponsorize kandi urumva byana bafasha kwitegura neza no muri Champions League kuko n'urwego rwiza rw'aya makipe ajemo urebye uburyo APR yiteguye ntekereza ko babaye desi cyane kuri Sekafa bamanze iminsi badatwara turabyibuka batsindwa n'ikipe ya Red Arrows kuri finale ikipe yaje yatumiwe ikipe tavuga ngo irakomeye cyane ikabatsinda 3 ejo bundi bavanga muri ikipe ya Al Hilal kandi by'ukuri ikipe Al Hilal bushize muri Sekafa no turakomeye Al Hilal ya Sekafa ibitandukanye ya champion bushize bari babyoje cyane kuko ntabwo bari bakinnye bayo bose ntabwo bari bahari bari bakoresha abakinnyi cyane bari mu ikipe ya kabiri baza kuzana abandi bakinnyi bo mu ikipe ya mbere bajya muri Champions League ariko nkunga Al Hilal tuvuga ntabwo irabona n'umutoza mukuru bari kumwe na Gibu Kasson ko mutangazaje bivuga kandi n'umutoza bazanye kugira ngo abaye muri yakipe yabo yo muri Sudani y'abana bakiri bato vuga rero APR ukurikije imbaraga zayo ukurikije intego zayo baramutse batwaye Sekafa nekereza ko byabinjiza muri championnat neza uvuga wowe ikipe zikomeye ziri mu itsinda rya APR cyane iyo zikomeye na Goma ya irema zabo harababaga bati ntago muzi itsinda rya Rayon reka itsinda Hilal